mumbabarira akanya kari kabaye gato nagomba guhanagura ibintu bimwe. Ubwo nyine nababwiraga nti ubwo byageze aho mu gitondo bukeye ndimo gukorora cyane mbona wapi nkimerewe nabi, ndavuga nti ariko wagerageza ibintu ndimo kubona kuri interineti ko ntacyo bintwara. Ubwo nanjye ndabigerageza, nafashe ibishishwa by'imineke, mfata ibishishwa by'amaronji n'amacunga, mfata Vicks ni kakandi umuntu yisiga nk'iyo cyangwa akagahumeka mu mazi nk'iyo yarwaye ibicurane, umenya bagakora mu ntusi kaba kanuka nk'intusi. Ubwo mfata na aye na ginger ariyo tangawizi, aye ni tungurusumu, nshiramo na ji y'amaronji ya ntuza ya citro. Ariko ibyo byose bitanahari ndumva umuntu yakoresha ibyo abonye, imishishwa by'imineke n'intusi wenda n'umuravumba. Nuko ubwo nshyira mu mazi ndatwikira nishiraho akenda, ndatutubikana cyane cyane cyane, nkajya ndakogota umwuka ukajya mu bihaha rwose, ubundi nkafunga umunwa undi ukanyura mu mazuru. Nuko ubwo ndangije mfatana bya binyobwa byanjye nyine ndi guha nsomaho buri minota 15, ndagenda njya kuryama. Ubwo ibyo nabikoje ejo mvuga nti buraca njya kwa muganga kwipimisha, ariko bwakeye imisonga yashize, mu ntugu byagiye, nta gukorora, nta mutwe, mbese ndi muzima nk'uko nsanzwe. Nuko uyu munsi niwe ndi muzima, nabwo ndabikora rimwe, n'ubu nenda kubikora njye kuryama, ariko nta kibazo mfite. Ubwo wenda ndi no gukomeza nkanywa ibyo binyobwa, nta temperature ntaki. Ubwo ningira Imana nyine biraba byagiye. Mu byo mukora byose mujye munibuka no gusenga, n'Imana niyo nkuru, ariko mureke kugira ubwoba ni bubi cyane, kubera ko bugabanya na immunite. Mugomba kureka kuryama, kujya kuryama ari uko igihe cyo kuryama kigeze, ubundi umuntu aba yumva yashize uri kubabara ahantu hose, yemwe no gutambuka bitoroshe. Ariko ugomba kugerageza ukicara ugakora uturimo utwo ushoboye, ariko nturyame, ntununame. Numvaga ngomba kugenda nunamirije gusa,